ni igihe kibi, ni igihe gisohoye ku kiremwa muntu, ni igihe gisohoye ku bihumeka byose bifite inyama n'amaraso, ni igihe kidasanzwe kandi abantu benshi baridibamiye, abenshi bari mu bidafite umumaro, abandi bararangaye cyane, ntabwo bahanze amaso iyabahamagaye. Kandi ikibabaje ni uko mu byo nabonye n'abitwa ko ari abakozi b'Imana bamaze kurangara rwose, ngo ni uko insengero zafunzwe. Ariko ni igihe cyo gusarura, ni igihe Imana ije gusarura, kandi nyir'ibisarurwa arashaka ko abantu bose baba maso, bakamwizera ndetse bakamwiringira. Tubibona neza ko tugeze mu mugoroba w'isi, igihe Imana yavuze kandi yasezeranije abari mu isi bose. Yaravuze ngo muhore mwiteguye mu mitima yanyu, kuko mutazi umunsi, isaha cyangwa igihe izazira kutujana. Uyu munsi wa none rero nje imbere zanyu, nje kubabwira ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Ariko nagiye kubona mbona ibidasanzwe, mbona habayeho gutakwa abakozi b'Imana benshi, cyane cyane abari bari mu murimo w'Imana, abari bafite amatorero bahagarariye, abari bafite amadini bahagarariye. Uyu munsi wa none ayo madini akaba yarafunzwe. Ni ukuvuga ngo ni igihe tugezemo cyo kugira ngo uwera yezwe kandi upagana nawe apagane. Imana irashaka ko abantu bose baba maso, bagategereza bihanganye, kuko iki ni cya gihe Yesu yavuze ngo ni igihe cy'intwarane, aho intwari zinaniwe. Intwari zirananiwe, intwarane nizo zonyine zisigaye kuri uyu murimo wa Data, nizo zonyine zishobora kuzima ingoma hamwe na Kristo umwami w'amahoro. Ijambo ry'Imana ribivuze neza mu byahishuriwe Yohana igice cya 21 duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'ijuru rishya n'isi nshya. Imana y'amahoro ishimwe. Ese wowe uzajya mu isi nshya? Ese wowe uzajya mu ijuru rishya? Umurongo wa mbere uvuze ngo iki? Umurongo wa mbere uravuze ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari ibyashize, n'inyanja yari itakiriho. Imana y'amahoro idutabare. Umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Uwiteka Yohana yagize ihishurirwa, kandi agira ihishurirwa mu gihe nk'iki. Ni iki gihe kidasanzwe kandi kigoye umugenzi ujya mu ijuru. Ngo icyo gihe yagiye kubona, abona ijuru rishya, ngo kandi abona n'isi nshya, ngo n'inyanja, ngo byose ngo byari byakuweho. Ni ukuvuga ngo ijuru uzi cyangwa utekereza, iryo ngiryo ryari ryakuweho. Abona isi nshya, isi nayo uzi yari yakuweho. Mwene data, ibi byose tubona bizarangira, kuko hazabaho ijuru rishya, kandi iryo juru rishya rizajyamo abarikoreye. Utarakoreye Imana by'ukuri ntabwo azaritaha. Niyo mpamvu iyi si mureba, ushobora kwibaza ngo mbega ijuru riranduye. Hari igihe uba mu isi ukibwira yuko wifitiye umunezero, cyangwa se ufite ijuru ryawe wamaze kuronka, ndetse ukavuga ngo n'iryo juru bavuga ntabwo uzarikorera, ntukwiriye no kuryumva, ngo kuko ufite uwawe munezero aricyo wita ijuru ryawe. Mwene data, ndagira ngo ukanguke utekereze kuri ibi bintu. Ibyo byose ubona bigushuka bizarangira. Ubwo buraya bugushuka buzarangira, ubujura bugushuka buzarangira, uko kwinezeza kugushuka kuzarangira, uwo mubiri usiga buri munsi uzarangira. Kuko ijambo ry'Imana ritubwiye neza ko ibya mbere byose nta bizaba bikiriho. Ni igihe cyo kugira ngo dukanguke, ni igihe cyo kugira ngo uwasengaga rimwe asenge kabiri. Abantu benshi bajya bagira uburangare, babona habayeho ibihe nk'ibi ngibi, ibihe
bituma bamwe na bamwe batakibona umwanya wo kwegerana ngo bagere guterana kwera, barangiza bagacika intege ndetse bakibwira yuko Imana yabatereranye. Mwene data, ibihe byose Imana iba yabyemeye, kandi nunyarukira mu gitabo cy'umubwiriza habivuga neza cyane. Haravuga ngo buri gihe n'igihe cyacyo. Imana nigena igihe n'igihe cyacyo, ahubwo umunyabwenge yakwitaye ku iherezo rye, ngo nuko ngo amaze kubona ijuru rishya ngo abona n'isi nshya. Iyi si yacu izarangira, haza isi itariho ibyaha, haza isi y'umunezero, kandi ibyo byose bizahindurwa na Kristo Yesu. Niyo mpamvu aka kanya ni umuburo, kuko wakwiringira amagare akazarangira, wakwiringira amaduka yarangira, wakwiringira amafarashi yarangira, wakwiringira amafaranga akarangira, wakwiringira imodoka nziza ariko iyo modoka ikarangira. Ariko Bibiliya itubwiye ko hazabaho ijuru rishya. Ni igihe cyo kwitekerezaho bene data turi kumwe kandi muteraniye aha ngaha, mukamenya yuko ibyo byose bidushuka bizarangira, kandi umwana w'umuntu iyo agifite umubiri, iyo agifite umwuka uhumeka, yivugira ibyo ashaka ndetse agakora ibyo ashaka. Ariko mwene data, ndagira nkubwire ko hazabaho igihe cyo gutungurwa, aho umuntu wese azatungurwa agasangwa mu byo arimo. Ni ukuvuga ngo usambana ashobora gutungurwa ari mu busambanyi, uwiba nawe ashobora gutungurwa ari mu bujura, utongana nawe ashoboye gutungurwa ari mu gutongana. Niyo mpamvu Yesu yabivuze neza. Ijambo ry'Imana rirabisobanura rikavuga ngo niwarakara izuba ntirirenge ugifite uburakari. Ariko nabwo kandi Kayini amaze kwica Abeli, agiye mbere yuko yica Abeli ngo yazabiranyijwe n'uburakari, ijwi ry'Imana riva mu ijuru riramubwira ngo niki kikurakaje, ngo nukomeza gutyo ibyaha biritugadukira imbere y'umuryango w'inzu yawe. Ni igihe cyo kugira ngo abantu bumvire, kuko kubwirwa ko barabwiwe, ahubwo nuko abantu b'Imana badashaka kumva. Umurongo wa 2, mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni ari mbishishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Imana y'amahoro idutabare cyane. Bibiliya iratubwiye neza ngo ibya mbere birashize, hagiye kuza ibishyashya. Umukobwa abe maso amenye ko ibya mbere birangiye. Iyo bitambutse biba bitambutse, buri wese agategereza. Kandi kuri uwo munsi hari benshi bazataka batakamba bavuga bati, Mwami twaragukoreye, Mwami twarakuvugiye, ariko ntibazinjire muri ubwo bwami, kubera yuko bamukurikiye babivangavanga. Imana irashaka yuko muyikurikira mu kuri no mu mwuka, kubera yuko ibya mbere bigiye kurangira. Dore ibya mbere birashize, nimukanguke, dore ibya mbere birarangiye. Ahubwo amatwi yanyu ashishikarire kumva iby'ijuru, kandi urukundo rw'Imana rubane namwe. Imigisha y'Uwiteka Imana ibagereho kuzaraga ubugingo buhoraho, kuko iyi si izashirana n'ukwifuza kwayo. Erega abantu benshi bararangaye, ntabwo bazi yuko tugeze ku mugoroba w'isi.
kandi cyari igihe cyo kugira ngo abantu b'Imana babe maso. Ariko uzaba maso azimana ingoma na Kristo. Yesu naza azamujyana kuba mu ijuru rishya. Ntabwo azaguma muri iyi si yanduye, wazahindurirwa amateka. Ariko ikijya kintera ubwoba mwene data nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu azaza nk'umujura. Ese nimba azaza nk'umujura akazaza atunguranye, mwene data uramwiteguye ute? Witeguye kuzabana nawe gute? Arimo aravuza impanda, akomanga ku rugi avuga ngo nunyumva ugakingura wugurure nanjye nze mbane nawe. Imana y'amahoro ikugirire neza kandi gukomeze. Imana y'amahoro ikwiteho kandi ube maso, kuko igihe si cya kindi kandi amazi si yayandi. Iki ni igihe cyo kwanga icyaha n'igisa nacyo. Iki ni igihe cyo gukiranuka. Iki ni igihe cyo gukorera Imana uko byagenda kose, nta rwitwazo ugomba kugira imbere y'Imana.